kumwe n'umutumirwa ngira ngo mbanze mbabwire maze musabe abasuhuze abibwire ntabwo ari ubwa mbere tubanye hano ariko bakomeje gukurikira iki kiganiro muramwibuka reka abasuhuza abibwire. Murakoze cyane ndabashuhuje mu izina rya Yesu nitwa Theogene Nkuranga akaba ari jyewe nyine tugiye kubana muri iki kiganiro. Theogene Nkuranga akaba akora mu muryango witwa Global Communities aho ashinzwemo n'ubundi ibijyanye n'iterambere. Uyu munsi turi buganire ku nsanganyamatsiko y'urubyiruko rukiri rutoya mu kwiteza imbere. Aho iyo tuvuze urubyiruko rukiri ruto tuba tuvuga abantu bakiri muri ya myaka mu gifaransa bakunze kwita imyaka ya adolescents, imyaka ya cyangwa baba teenagers mu cyongereza niko bakunze kubivuga, ariko urubyiruko rukiri muri iyo myaka rukigera mu myaka y'ubukure ariko rutaragera mu myaka yigiyeho hejuru. Turi buganire cyane cyane kuri aho ngaho ibyo uburyo bakwiye kwitwara kugira ngo biteze imbere. Ntabatindiye rero nagira ngo nsabe Theogene adukorere mu gaseke yatuzaniye, ariko mbere yaho mbasaba mwebwe bakunze b'iki kiganiro abadukurikiye, hari urwo rubyiruko rwo muri iyo myaka navugaga, hari benshi baba bumva ntacyo bakora, hari benshi baba bumva hakiri kare, abagize amahirwe ko bagifite ababyeyi baba bumva rwose ari inshingano z'ababyeyi kubaba hafi no kubitaho, abafite amahirwe yo kugira abavandimwe bakuru babo baba bumva ari amahirwe yo kubaba hafi no kubitaho, n'abagize ibyago byo kuba batabafite ukumva nabo baratekereza ko hakiri kare cyane kuba hari icyo batekereza cyo kwiteza imbere. Uyu mwanya rero nagira ngo niba hari umusore hari umukobwa uzi uri muri icyo cyiciro umubwire yegere radio urushinge rushyire kuri 96 kurikira iki kiganiro cy'uburyo yakwiteza imbere akiri urubyiruko ndetse rutoya, kuko nizera ko gutangira kare ari byo byiza. Ntago ngira ngo maremo ibyo umutumirwa wacu adufitiye, nagira ngo gusa ngushishikaze kubwira uwuzi, kubwira uwawe uri hafi kugira ngo yegere radio tuganire iby'iterambere mu ndangagaciro za Gikristo. Umwanya ni uwawe Theogene. Pastor Aimable urakoze n'ubuyobozi bwa Life Radio kuri uyu mwanya tubonye, reka mpere kubashimira, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora ni icyerekeye ku ntambwe zafasha urubyiruko rukiri ruto kwiteza imbere. Mbere na mbere iki kiganiro nifuje ko tugiha insanganyamatsiko kuko cyubakiye ku bintu nanjye byampinduye imyumvire mu myaka maze nkorana n'urubyiruko rukiri rutoya. Hari ibintu abantu utangira wumva ugatangira kubyita ko ari teori, ari ibintu abantu bavuga byo bize byo banditse mu bitabo, ariko watangira gushaka kubihindura uburyo bw'imibereho n'ubuzima ukaza kubona umusaruro bitanze. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi ndi bukikire mu bice bibiri. Hari ukuvuga ayo mahame y'imibereho ahindura ubuzima cyane cyane ku rubyiruko rukiri ruto, ariko no kwibanda cyane ku buhamya bw'ibyo jye nabonesheje amaso mu myaka 5 mbanye n'urwo rubyiruko. Niyo gahunda naje mfite. Reka mpere ku kintu kimwe. Buriya hari amahame y'ibanze Imana yasetinze, iyo utayakoze gutyo uburi hirya y'umurongo wayo kandi gutekereza kugira icyo ugeraho bidashoboka. Reka mpere kuri iri jambo riri mu Migani 10 umurongo wa 4 n'uwa 5 iravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Yego. Rikongera umurongo wa 5 ukavuga ngo usarura muki n'umwana ufite ubwenge, ngo ari kuryamira mu isarura n'umwana ukoze isoni. Ni ijambo ry'Imana rigaragaza amahame abiri. Yego. Udakora ntakarye. Ubundi niyo message y'ibanze irimo. Ibanga Imana yadushyiriyeho ryubakiye kuri iki kintu. Gukunda umurimo niho hari umusaruro w'icyageza umuntu ku iterambere. Nicyo numva nshaka guheraho nk'ihame ryo kubwira urubyiruko cya mbere. Tukiri bato, tukiri urubyiruko, dukwiye gutekereza ko kwishyiramo ko nkeneye kugira icyo nkora ari ibanze ryo kugira ngo ntere imbere. Njya mbwira aba bana batoya nubona umuntu ari aho imirimo iri
akifuza gukorerwa kurusha uko ashaka kuyikora agahitamo gukora ubusa jya umenya ko yahisemo gukena. Iryo ni ihame ry'ibanze. Umuntu uri aho imirimo iri amahitamo yakaba yo kuvuga ngo reka abandi babikore akarorera gukora aba yamaze kwica ihame ry'ibanze kuko ukuboko kudeha umusaruro wako n'ubukene. Ni inzira yihuse igana ku bukene cyane rwose. Hanyuma cya kabiri njya nkunda kubwira urubyiruko ni uko nta nzira z'ubusamo zo kugera ku iterambere. Yego. Nta nzira z'ubusamo zo kugera ku iterambere. Hari abahanga umwe yigeze kuvuga ngo iyo udaharaniye icyo ushaka usaza utakigezeho. Yego. Ariko wagishakaga ariko kubera ko utiyangaje ngo ugiharanire ukirwanire usaza utakigezeho. Undi aza kuvuga ngo iyo nta ntambwe uteye uhamaho wari uri. Yego. Ibyo ni ibintu byumvikana. Iyo udafashe intego yo kuvuga ngo reka ntambuke ngende uhama hahandi. Niyo wakwifuza kuzagera i Burayi ariko nta ntambwe uteye uhama hahandi. Icyifuzo kirahari ni cyiza ariko hari icyo usabwa cy'ibanze. Mu yandi magambo hari umuntu ubabona imibereho abayemo atayifuza rwose akabona imibereho y'ubukene y'ibibazo arimo akumva arifuza kuyivamo ariko niba nta ntambwe ateye ubwo ni nkaho ayishimiye ya mibereho cyane. Ubwo amahitamo ye nayo ngayo nyine no guhera aho ngaho. Hari ijambo ry'Imana riri mu bami ba kabiri ndumva ari ibice 6 umurongo wa mbere abana b'abahanuzi babwire Elisa bati aho turi aha ngaha imbere yawe ni hato. Yego. Ariko bateraho n'intambwe ya kabiri bati reka tujye kuri Yorodani buri wese yizanira igiti hanyuma dushake uko twajya ahagutse. Iyo nta ntambwe uteye uhama hahandi. Aha rero niho twubakira twebwe ikiganiro n'urubyiruko rukiri ruto. Yego. Gutera intambwe cyane. Uko bimeze uko ariko kose ni nari ngiye kuvuga ngo ni fondasiyo ariko ni ijambo ryumvikana ni umusingi wo kugira ngo umuntu abashe kugera ku iterambere. Gutekereza ko hanyuma ikindi dukunda kuganira nabwo ubwo kugira ngo tuze kwinjira muri izo teori nabonye uburyo zishyirwa mu bikorwa nkeneye gusangiza abantu nkabona byawe umusaruro. Ikindi dukunda kuganira nabo ni ukubibutsa ko imbaraga ushyira mu murimo arizo zingana n'umusaruro ukuramo. Imbaraga z'ibitekerezo zo kuwunoza zo kuwukunda no kuwubungabunga zingana n'umusaruro ukuramo. Bivuze ngo washyizemo imbaraga nkeya asarura bike cyane. Buriya reka nkubwire nyuko ngiye gutanga urugero ku mupira w'amaguru kandi nibwire ko nabyo abantu barabizi kubaho. Ari abafite impano nziza mu mupira w'amaguru sibo abakinnyi b'ibitangaza ahubwo abashyize umuhate mu kwitoza neza nibo baba abakinnyi b'ibitangaza. Yego. Naho ejo bundi nsoma hari umukinnyi umwe ku rwego rw'isuzwi witwa Cristiano Ronaldo ku rwego rw'impano si igitangaza. Oya ntabwo wamugereranya na Messi. Ariko we na Messi bahora bahanganiye umwanya wa mbere ku isi kubera discipline yihaye n'ikinyabupfura ashyira mu kwitoza no kwitegura. Ngira umutoza w'inshuti yanjye yakunze kunganiriza akambwira ati dore hari abana b'impano z'ibitangaza ikinyabupfura kike cyishe kudakora imyitozo byinshi. Yego. Ntiwumva urwo rugero rutoya no mu bindi ni uko nguko naje gusanga burya imbaraga ushyizemo z'ibitekerezo zo kunoza wa murimo z'umuhate zo kubungabunga ibyo ugamije gukora niwo musaruro ubona. Rero urubyiruko rukiri rutoya rurimo kudukurikira kuri Life Radio ngaha aho umuntu yubakira ngo umusingi umuntu yubakiraho kugira ngo abashe kurwana no kwiteza imbere. Yego. Reka nce mbabwire mu ncama cy'umushinga dukorana kugira ngo mubashe kumva neza abo bagenerwa bikorwa bacu ngiye kubabwira bari bo. Nkuko Pastor Imabure yabivuze dukora mu muryango witwa Global Communities dushyira mu bikorwa umushinga witwa twiyubake. Kimwe mu bice byinshi ukoramo ni igice cyo gufasha urubyiruko ruri munsi y'imyaka 24. Kuva abari munsi ya 14 bafashwa mu rwego rwo kwiga. Yego. Abarengeje 14
bari mu ishuri nabo bagakomeza gufashwa mu kwiga, abatari mu ishuri bagatangira gutozwa kwiga imyuga no gushaka no kumenya kwirwanaho, cyane cyane hagati ya 16 na 24. Ingero rero nabazaniye n'iz'abana bari muri icyo kigero cy'imyaka 16 na 24. Nakurikiranye ubuzima bwabo mu myaka 4 tumaze dukorana hafi 5 ubu ngubu. Dutangira kubigisha nyuma yo gushyiraho iryo hame ryo kwiyemeza ko bagiye kuba bakunda umurimo kugira ngo bazagire icyo bageraho. Yego. Icya kabiri twababwiye ni ukubaho ubuzima bufite intego igamije kwiteza imbere no gukora gahunda ituma uzagera kuri ya ntego. Ni iryo hame rya mbere. Nanjye nkibyumva numvaga ari teori zisanzwe. Yego. Ariko tugerageza kubinoza no gukoroshya uburyo bwo kubiganira n'abana. Dufata abana, reka mfate urugero rw'itsinda rimwe ry'abana bari mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika, ryitwa Dutera Imbere. N'abana 29 barimo abahungu 17 n'abakobwa 12. Yego. Bose bahuje ibibazo bitatu by'ibanze. Cya mbere bakomoka mu miryango ikennye kurusha abandi, abo twita icyiciro cya mbere cy'ubudehe. Yego. Cya kabiri bose barataye ishuri batarangije segondere, uretse umwe niba wari wararangije nibura imanite muri 29 kubera ibibazo by'imiryango. Yego. Batarangije segondere, bararangije umwaka wa 3, wa 4, wa 5, wa 6 ntibakomeza abenshi. Yego. Icya gatatu bose tubegera bari bahuriye ku kuba ntacyo bafite bakora. Babandi muganira bakakubwira ngo ntacyo bafite bakora. Ubwo urumva ikiganiro cya mbere cyari guhera ku kuvuga ngo aho muri harabanyuze. Buri wese yarakubwira gatoya. Ntabwo nifuza kubaho nye. Ubuzima ntibukwiye kuba ubungubu. Ikibazo cya kabiri kikaba cyo kubabwira ngo hari ubwo se wigeze utekereza ngo hari icyo nari nkwiye gukora ngo mpave. Aho ndi ntihanyuze. Ariko se nigeze ntekereza ko hari icyo nkwiye gukora ngo mpave. Bakakubwira rero ibintu bitandukanye. Nigeze kugerageza gucuruza mbura igishoro. Nagiye kwiga mbura minervare. Nashatse kwiga umwuga mbura, nagiye gukorera mu rugo baranyambura. Bakakubwira impamvu nka 800 zababujije kugera hahandi bashakaga kujya. Yego. Duhera rero ku cyambere turavuga ngo reka noneho twicarane muri iyi myaka tugiye gukorana duhindura uburyo mwakinjiragamo. Yego. Mbere yo guhera ku kubona ibyo ushaka kugira ngo ukore ibyo wifuza, uhere ku kugena ibyo wifuza hanyuma ukora ushaka kubigeraho. Intego. Ugena intego, ugena icyo wifuza. Tukiganire. Twinjire mu kurwana no kuvuga ngo nkore iki kugira ngo ngere kuri ya ntego nihaye. Sinababwiye ko mpera kuri iryo tsinda rya Dutera Imbere kuri abo bana 29. Umwana wa mbere witwa Pierre, perezida w'iryo tsinda, arambwira ati rero jewe ni wa wundi wari warangije segondere. Njya nicara nkumva mfite agahinda ko kuba ntarize kaminuza, ndeba abandi bayiga bigashoboka. Ariko nabuze umuntu wandihira. N'umushinga muzanye dusanze mu byo dufasha kudushyira muri kaminuza bitari kuko ntibyari biri. Yego. Byongera ku gahinda afite. Urumva birangoye. Ndamubwira ariko se Pierre, ikintu wize gukora uzi wumva ni iki? Arambwira ati rero jewe nagerageje gucuruza ibiribwa, ibirayi, kuko hariya n'ahantu hera ibirayi. Atariko nkaranguza 3, nkarangurisha 3,000 ariyo nabashije kubona. Nabigeza hano ku isoko ureba, nkaza kubikuramo 4,500. Nkaza kubikuramo 4,500. Icyatama akaba cyungutse. Yego. Kuko turi kumwe n'urungano tukayanywera, nkayarunda nkabonamo agapantaro nk'aka ngaka urabona ko ntasa nabi. Ambwira ibyo yakoresha kandi koko wenda byari wakarebye ukabona ko bifitiye umubiri umumaro. Okay. Ndamubwira noneho turaheraho. Nta na kimwe tuguhaye kindi. Dutangire twiha intego yo kuzigamira kaminuza. Uranguze 3, ukuremo 4,500 mu munsi umwe cyangwa 2, kuko nta na rimwe yarenzaga iminsi 2 bya mindi yaranguye bitagurishijwe. Yego. Mu munsi umwe cyangwa 2. Cya 5 tugicemo ibice 3 by'ingenzi. Tugicemo igice cyayo uzayikenuza 500, tugicemo igice cyayo ushyira ku ruhande 500 kugira ngo uzijye kaminuza, tugicemo n'igice cyandi 500 ushyira ku ruhande kugira ngo uzayashore mu kindi we gubakira ku kintu kimwe ariko gucuruza bya birayi. Nyuma y'imyaka 3 umuhungu yandikishije muri Nesi Ruhengeri, ubu n'umunyeshuri muri kaminuza. Wirihira
ufite ubucuruzi bw'ibirayi kandi unakomeje kwizigama muri rya kandi tsinda utarahawe indi nkunga yo ku ruhande nta n'igiceri cy'atanu twigeze tumuha usibye igitekerezo uretse icyo gitekerezo no kuganira no kumukurikirana buri munsi ko bya bintu yabikoze uko twabiganiriye. Urwo ni urugero rutoya. Afite mushiki we witwa Esther nawe watangiye iryo tsinda. Noneho warambwira ati jyewe sinagize amahirwe yo kurangiza segonderi nka musaza wanjye ariko aho nageze mu mwaka wa 3 wa segonderi nkahagarika kwiga natekereje mbona nanjye hari imyuga ibera abakobwa, ndavuga uko twaganiraga, hari imyuga ibera abakobwa, mbona nshobora kuba umutayeri. Ariko nyine reba aho ndi, turi mu giturage, ntabibabwiye ni Burera, turi mu giturage, bizansaba kwimukira icyanika kuri centre kugira ngo mbaje kudoda, ariko kandi dore sinanabyize nyine. Ndamubwira nti rero Esther nawe reka dukorane urugendo nk'urwa musaza wawe, ariko noneho wowe uzigamira kwiga wa mwuga w'ubudozi. Nyuma y'imyaka 3 yiguriye imashini 2018 na 19 mu kwa 2 yiguriye imashini ye. Aragenda asaba abantu bakodeshaga abatayeri nawe asaba hashyiraho imashini yakajya atanga contribution kuri bwa bukode bwabo, kubera ko yari yarabyize arabinoza kurusha abandi babikoze babyigiye mu rugo. None hatangira kubatwara abakiriya uje agakenera kudodesha kuri Esther, kubera ko ibyo yarabyize kandi arabinoza kandi arabikunze. Hanyuma akagira n'indangagaciro ikomeye. Naramubwiye nti ikintu cyica abatayeri urakize, umubwira ko umwenda ukeneye kuwa 5 ugasanga kuwa 5 agiye gutangira kuwudoda, kandi wowe uje ukeneye kuwutwara ngo wambare. Uzaba indashyikirwa mu kubahiriza amasezerano, icyo wabwiye umuntu kibe wemerewe kuryama ariko ubikore. Baba tayeri bagenzi be batangira kumugiraho ikibazo, ariko akaba arimo arizigamira kuko twari twarabimwigishije kuzigama. Reka nayo gutinda, uyu munsi afite atelier ye, afite abandi bana 3 akoresha. No kuvuga nta kiri mu gutekereza ngo nagera gute kuri wa mushinga wanjye kuko byamaze cyane rwose. Afite abana ndimo ndagerageza kubicamo. Hanyuma ubwo hari undi witwa Mwumva neza, nawe yari umunyonzi. Arambwira ati ndashaka moto. Dukora urugendo nk'urwo ngurwo, ubu perima arayifite na moto arayifite, atwara abagenzi cyanika. Donc basically nk'ibyo ngibyo ikiryo tsinda ryanyigishije. Ikiryo tsinda ryanyigishije ni iki ngiki. Ni mureke dutinyuke tubwira abantu ko kugena intego hanyuma ugategura gahunda y'ibikorwa bito bito bigamije kuzakugeza kuri ya ntego, ariyo nzira twese dufite tukiri bato yo kunyuramo kugira ngo tugere ku iterambere twifuza. Ariko nk'uko wari utubwiye ubuhamya bwa Pierre, ubwa Esther nabwo utubwiye ko yari ameze naho yaje kugera uyu munsi, akaba afite atelier, afite n'abandi akoreshamo. Ariko we ntitwumvise aho imashini yaje kuva no kubasha kwiga umwuga aho byaturutse, kubera ko twumvise Pierre we yaracuruzaga ibirayi. Esther yahinze imisiri. Hariya muri kariya gace nta gace ubuhinzi bufitemo ijambo cyane. Hanyuma umuntu w'umuhinzi burya umubyizi yo ku munsi akorera 800 cyangwa 900. Esther rero yagiye guhinga, anafata ye musaza we muto muri vacances akamufasha, bakamwishyura icyabiri yazanyemo na musaza we mutoya. Bamwishyura icyabiri yazanyemo na musaza we muto, akabika 900. 300 akaba yashyira mu byo atekereza yakwikorera buri munsi agakora biki, akabika 900. Ngaho aho yaciye ageze 80,000 yigurira mashini. Muri rya tsinda yatsemo inguzanyo 20,020, akoresha ibyo 60, yaka inguzanyo 20,020, agura imashini 80,080. Ubucuruzi bwe butangira gutyo. Ngira ngo ku muntu dukurikiye, uko twakomeje kuvuga ngo urubyiruko rwigire hafi, ndibaza ko kuba dukurikiye izo ni ingero ebyiri z'abantu bahereye hasi hashoboka kandi bari badafite ibyiringiro. Nawe udukurikiye ugiteza amaboko ku bandi bantu, ukwiye gukuramo isomo ry'icyo wakwigiraho kuri abo bantu, nawe icyo wakora kugira ngo uve ku rwego uriho wigire ku rundi ruri imbere. Reka dukomeze. Urakoze cyane. Mu kiganiro cyacu rero cyo kugena intego naho hari ibintu nabigiyeho biramfasha. Yego.
yego buriya hari abantu bagena intego zidashoboka hanyuma bikamuha icyerekezo adasobanukiwe kubera ko intego yihaye ubwayo idashoboka. Cya kabiri hakaba abantu bahindagura intego bitewe n'icyaje uwo munsi. Ndi kumwe na pasiteri nzi w'umuhanga mu byo kandi ubona yifitemo kumva cyane ubucuruzi, opportunity kumenya kuzibyaza umusaruro ni byiza. Ariko iyo umuntu ajarajaraye mu byo agiye gukeka no gutekereza nka opportunity, yego ntashyitse hamwe ngo atumbire kimwe. Ashiduka nta na kimwe ashikije. Ni bya bindi bavuga ngo isuri isambira byinshi igasohoza biki. Yego ibyo bintu bibiri ni amahame abiri nabonye yadufashije, kuko urumva muri urwo rubyiruko 29 hari uwatangiraga kubwira ati intego yanjye ndashaka gutangira kogosha. Ashaka kubwira turabizi ati nabonye bimaze kuba 9,000 ati none se nkikomeje kuyashyira kuri ya konti ahubwo ibikena ngiye kubitangiza gucuruza ibirayi. Urimo urabyumva ubwo ya ntego arayihinduye ukamubwira utoke niba wabyize neza ukabona ko gucuruza ibirayi uzakungura ngaho genda ugerageze turebe. Ubwo mukayakura kuri konti kuko ari konti twabasabaga kuba yashyirayo kandi bakayakuraho babitweretse. Tubizi ntabwo ntitwonti ntitwayikontroraga, ariko nibura akaba yatanze amakuru ku mukozi wacu mukurikirana ko agiye kuyakuraho agiye kuyakoresha iki niki. Yamara kuyabikuza 9 agiye gucuruza ibirayi akaza kukubwira atari kurabizi ati naje kubona ahantu na fanta zigenda ati mfatamo 7,600 mbigura ikesi ya fanta. Murumva ko bwa bucuruzi burangiye bubaye ubucuruzi bwa fanta. Noneho ukazasanga ntafite aho ayicururiza kandi fanta nayo ntinanunguka menshi. Ubwo ndatanga ingero z'ibyo nagiye mbona no kuvuga ngo wari marajarajara mu mutwe akajarajara. Ariko rwose tukiri bato, tukiri urubyiruko, twicaye iwacu twumva ko aho turi hatatunyuze dukeneye gutera imbere. Ihame rya mbere ni iringiri: reka twicare dutekereze ku ntego twifuza, kucyo twifuza kugeraho, tukigira intego, hanyuma dutangirire kuri duto tugamije kugera aho ngaho. Sinzi niba wamurebye uyu musore na kwereza ifoto ye ari kuri moto ye, buriya yatangiye anyonga igare. Yego uyu nguyu uyu wa moto yatangiye anyonga igare, ariko igare atari ryo finality. Ari ikizamugeza ku ntego ye. Yego yo kugura moto. Yo kugura moto. None yayigezeho, ubu ngubu baratwara abagenzi kuri moto nta kibazo. Yego yewe kuko urumva twamwakiriye afite imyaka 21 oya ni 2. Ubu ngubu agiye kugira hafi 26, arimo aratekereza no gushaka. Atangiye gukura, atangiye kuba umugabo, arabona ko ubuzima bushoboka. Icyo rero navugaga cyo kugena ibikorwa uhereye ku bito bishoboka, nacyo ni ingenzi ko tugishimangira ku rubyiruko. Kandi kera najyaga nemera kimwe n'urubyiruko rumwe tujya tuganira, buriya urumva dufite abana turera. Dufite barumuna bacu na bashiki bacu, dufite n'abandi turera. Iteka iyo naganiraga nabo mu rugo bahoraga bambwira ko bigoye ko babona aho bakura amafaranga uretse nyabahaye. Iteka twaganira nkamubaza ariko utekereza ute ko ubasha kugira uburyo bwo kugira aho wakura igishoro gituma ugira ikindi ukora? Ukorora inkoko ejo zikaba 3, ukorora ihene ejo zikaba 2, ukorora ukwavu ejo, ukagira ikintu umbwira ngo nashoya ya nzasarura yangahe. Ati suragira ngo nyakure yame ayo yo gushora cyane. Yame ayo yo gushora. Nza kugira umwana umwe akaba mu rugo, hanyuma ajya gusupervisa inzu nubakaga. Yego yarize kubaka, byiga muri ishuri rya TVET ariko ry'imyuga. Yego arangije ndamubwira noneho ujya imbera kuri chantier urebe ko batatwiba. N'umutima mwiza, umunsi wa mbere akagenda kareba ko batatwiba, akagaruka akambwira dore amatafari sima ko byagenze. Umunsi wa kabiri uko nguko, umunsi wa gatatu uko nguko. Nza kumubaza niko sha abantu bakora kuri chantier hariya urabaza? Ati ndabaza. Hari ndese kapitani uyu yize muri IPRS, abubaka naba bose mbarusha amashuri. Bo ni wari urimo ambwira. Hanyuma n'abayedi naba bose mbarusha ubumenyi. Ndamubwira ni kandi ibyo ni byiza. Hanyuma mubaza icya kabiri, wabuza amafaranga bahembwa? Ati cyane. Kapitani 6, umuyede nako umufundi ni 4, umuyede ni 2,500. Okay, numva nabyo arabizi kuko mwikaye niwe wandikagamo. Icya gatatu ndamubaza hanyuma utahana ngahe iyo wiriranywe nawe?
wandikiye kapita 6, wandikiye abafundi 4, wandikiye abayedi 2,500, wowe utaha nangahe? ngo yahese harayumpa niko yanshubije ati nge ndo mu rugo. none ndamubwira ujye utekereza ko abayedi 6 babaye 5 wa gatandatu akaba wowe ukayiyandikira wayimwa. Ayumva biri challenging. Ndamubwira se Gapita, ejo umaze kuba umuyedi mwiza ukamwereka ko ushoboye akagushyira ku rwego rw'abamaso ukubaka ahawe nkuko bikwiye, abandi nabo bakubaka hawe, ibyo bine hari uwabikwima. Ariko sijye wangaja hari Gapita, yego nakubonamo ubushobozi nawe ugomba kumugaragariza icyo ushoboye, ukarorera gukomeza kwifata mu mufuka ngo uwo kwa patro, hanyuma ugatangira. Ubuzima butangira gutyo, akuramo igishoro ubu yatangiye gucuruza inkweto. Icyo gihe yarageze ku kihe kigero cy'amashuri muganira? Yari yararangije, simubwira yari ari mu rugo, yararangije kaminuza cyangwa segonderi zino bita za TVET. Yararangije kubera ko hari ababireba akavuga ati ngewe nturuka kwa boss, hari nawe ni nko yari ameze, hari dushe irimo amazi ashyushye, ntago ngiye najya kuba umuyede. ukabona biratangaje. Nigeze kongera kumugerageza rindi rimwe mu imodoka ngo yajyane ku Kinamba kuyoza, arayijyana yishyura 7,000 bayogeje na motero azi gutwara. Oya yaherekeje umushoferi, ariko ari ufite amafaranga avayo. Munsi wa kabiri nyuma yongeye kwandura, ndongera ndamubwira nti dore amafaranga ndagiye, hanyuma ninza kugaruka nsange imodoka isa neza. Nyamuhungu hamagara wayitwaraga bajya ku Kinamba. So bwa gatatu ariko cy'umweru nanjye mpari, noneho mpagarara mu rugo ndamubwira fungura aha naho uyoza. Arayoza sinamuha ifaranga na rimwe. Ndamubaze se sha ubu yogejwe n'umunambi nogejwe nawe urabona hari ikinyuranyo? Atoye. Kuki se bya 7 wabitanze? Kuki utayogeje ngo kandi ko utari buyamubaze usanze imodoka isa neza? Imodoka yogeje se ikindi kibazo. Izo ngero ndimo gutanga zanteye kuba kumva muri giye mu mitekerereze yanjye. Yego. Mbonye ko nidukomeza kurera uko turera, tuzarera abajeyi dusarure kurera abarera amaboko. Yego. Ikinyarwanda ngerageje gukoresha niko bizatugendekera. Kuko uru rubyiruko emabo hari umwana wa ubuhamya bwe wa mbere witwa Letitia. Yego. Letitia yagize ibyago, yiga mu mwaka wa 3 wa segonderi, akora icyaha cy'ubusambanyi kimugiraho ingaruka mbi, aratwita. Atwise yabanaga na nyina adafite se, yarapfuye mbere, nyina aramwirukana. Yego. Aramubwira ati ntabwo nta bagore babiri mu rugo, ndi nyoko narakubyaye, nirasanagaho ngo nkufashe wige, none ubwo utangiye kubona ukwiye kubyara nuko ukeneye kubaka urwawe, ntago twakomeza, genda. Nahangaha Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Yego. Amaze kumwirukana, Letitia yagenda nk'utorongeye, ariko aza kubona umuturanyi umubwira ati wijya kurara ku gasozi ngwini wanjye. Ariko yarafite twanexe twinshi. Yego. Twanexe ubundi ntukodesha 6. Wowe ndakubabariye sinyagusabye kuko nzi ikibazo ufite. Yego. Ariko urazi wanjye ujye muri kamera, nkwishyure, nubara gukuraho 6 byanjye nibwo nzakomeza kuguha asigaye. Umukobwa arahajya aratwita, ariko no mu gihe atwita akomeza gufura no gukora utundi turimo twamuheshaga 100-200, ubwo buzima abubaho. Arabyara, arera umwana we mu buzima butamworoheye. Ariko umwe mu bandi babaga muri annexe aza gusanga acuruza imbuto. Letitia yabona ko umuturanyi we acuruza imbuto. Agira gutya aramubwira ati ariko izi mbuto zawe ko njya mbona umunyonza zikuzanira ukamwishyura 800,
ni Kimisagara muzirangura Nyabugogo unkundiye nkazikwikorerera ku mutwe ntarwo nangije nanjye ukanyishyura muza bajya kurangura imbuto bagenda mu gitondo saa 10 yego saa 10 za mu gitondo Letitsi akamanukana nawe agakubita igitebo ku mutwe akaza wa wundi nawe mubere nyangamugayo akamuhamagara 8 ubwo nuvuga saa 1:30 800 akaba yinjije aho ayo yari guha umunyonzi akayaha Letitsi kuko nawe yabiteruye yabyikoreye arabizana yego agakomeza ya gahunda yo gushaka abamesera nyuma aza no kubona aho akora muri salo ariko ntiyareka kakazi yego aho akora muri salo byo koza abantu ntibisaba ubundi buhanga umwana wamaze kugira nk'amezi 8 agira umugisha umwana wamuteye inda bariganaga yego ariko uwo mwana basa n'abafite ubuzima bugenda kuba bwiza baravuga bati umwana wacu igihe cyo gushaka ntikiragera yewe yaranahanwe kuko byagiye mu mategeko yari yateye inda umwana mutoya yafunzwe ariko umwuzukuru wacu ntibikwiye ko apfa nabi kubera ko nyina atishoboye we muduye urumva Letitsi noneho ubwo sharije ya wa mwana ibimuvuyeho ariko hahandi muri yanzu akomeza no gukora akazi yamagana 8 arasevinga yiga umwuga hanyuma ubu ngubu nawe afite aho adodera kandi aritunze ejo bundi yatubwiraga ati njya ngira 90,100 ku kwezi avuye muri ubwo buzima buteye ubwoba gutyo ariko kuko yafunguye amaso akaza kuvuga ngo ni hehe nakura ikimpa amafaranga ndetse akagira na wa mwete nka rya jambo twasomye akabyuka saa 10 akikorera igitebo cy'imbuto kuko areba icyo ashaka gukora rero urubyiruko kirimwe mu masomo akomeye nabonye yego burya amahirwe adukikije ni menshi ariko nitutemera gukorwa ku maso umuntu agakomeza agatekereza buriya mpora nibaza mwabonye igitangaza cy'umukobwa w'inkumi w'imyaka 17-18 uza muri vacances mu rugo akahicara hakaba abakozi babiri akagereka akaguruko kandi akareba televiziyo bakaza kumukoropera mu cyumba wa mukozi ku kwezi mukamuhemba 22 na 23 hari n'abageza kuri 30 narengaho yego nyamukobwa mushiki wawe cyangwa umukobwa wawe uko kwezi akinjiza 0 kandi iyaba uwo mukobwa yaragiye mu kiruhuko iwabo hanyuma iyo mirimo yibanze nawe akayikora iyo 30 abayinjije cyane rwose ariko ugasanga kubitekereza kurabuza ndabivugira ko mu kiganiro nagiranye na Urubyiruko naje kubona ko burya imitekerereze yacu ari itwangiza kurusha gutekereza ko ntaho dufite twakuraho dushora yego uko ayo dushora kuko nkurikije ubwo buhamya butandukanye duhaye bwabo bwa Pierre bwa Esther bwa Letitsi nta numwe wahawe inkunga ivuye hanze no kugeza uyu munsi nta numwe urayihabwa hari igihe tujya dutekereza ko umuntu azabasha gutera intambwe ari uko abonye umuterankunga yaba uwo hanze y'igihugu cyangwa uwo hano mu gihugu akabona umuntu umuha igishoro ariko izo ni ingero nziza kandi rwose zikwiye gukangura umuntu dukurikiye cyane ubwo rero iyo tumaze kumenya kugena intego dutekereza ngo ni hehe tugomba kugana yego ni ibiki ngomba gukora byibanze kugira ngo mpagere ni izihe mbogamizi nshobora kuzahukura nazo ese n'ubuhe bumenyi binsaba akabwihatira naje kubona uyigeraho rwose kandi bikaba bishimishije ihame rya kabiri naje gusanga no guhindura imico n'imyifatire yacu ngiye kubivuga mu buryo bugari gutya ariko ndagerageza nabyo kubisobanura rwa rubyiruko rwacu iyo amaze kubona hari ikiza murimo murabyumva umuntu yararaho atazi ko yabona icyo akora sibyo ajya guhingira umuntu guhingira umuntu bimuviramo ko aza kubona imashini 35,000 birinjira mu minsi 10-15 indi ntambara ibaho kandi ikomeye ni uburyo ahita ahindura uburyo bwe bwo kubaho agatangira kubaho mu buryo buhanitse bya 30 yinjije ukazasanga ahubwo agiye kujya asohora 35 kugira ngo mitinga kugira ngo abeho kwa bwa buryo buhanamye yihaye sinzi niba uko mbivuze byumvikana neza yego twese turaba fonctionnaire bakorera navuze ko nkora muri global communities pastor nawe afite aho akorana na hano kuri radio harabahakora ariko reka mbabwira ikintu gihora kinzetsa iteka
imibare ya fonctionnaire n'ibitangaza. Imyenda idutwara menshi kubera ko uwo wambaye ku wa mbere utawambara ku wa kabiri. Ni ihame ntazo warishyizeho. Ariko niko bigenda. Ubu n'uyu munyamakuru tumubajije ibyo yambaye ku wa mbere agomba kugira ibyo ari bushyiremo ku wa kabiri, akagira ibyo ari bushyiremo ku wa gatatu. Rimwe na rimwe ukanatekereza ngo mu cyumweru batambona kabiri mu mwenda, kandi niwe wakubonamo icyumweru cyose nta kintu bitwaye. Reka mbasetse. Iyo ntego, ubwo buryo bw'imibereho tuba tugiye guhitamo kubaho, burya budutwara byinshi cyane. Ibyo byinshi bidutwara bikadusubiza inyuma, bikatudendeza mu rwego rwo kwitera imbere, rwo kwiteza imbere. Kwa kuganira rero n'urubyiruko kwangishije ikintu gikomeye cyo gufatanya narwo guhindura imyumvire ku buryo bwacu bwo gukoresha amafaranga. Nimvuga guhindura imyumvire, hari abantu benshi, hari ihame ryoroshye ubundi mu kumva, pasiteri aza kumfasha kurisobanura neza nk'umwekonomiste, ariko ryoroshye kumva. Ubundi kugera ku bukungu, wealth, ni ukumenya gushyira ku munzani icyinjiza amafaranga n'ibiyasohora. Ukinjiza menshi ugasohora make. Ni iryo hame ryoroshye ry'ubuzima. Kandi iryo nabyo burya n'Imana ni uko nguko iryemera. Bivuze ko na Yesu yavuze ngo uramutse utangiye inzu utarabaze ikiyuzuza ikakunanira hagati. Ni icyo ngicyo, icyinjira ni igiki, ikiyatwara ni igiki. Reka nkore ku buryo aho aturuka, aho yinjirira hiyongera, kandi reka nkore ku buryo aho ikibiyatwara bigabanya bushoboka. Twakoranye umwitozo n'urwo rubyiruko uranshimisha. Ndababwira nti noneho nimureke turebe, tugerageze gufata agakayi, icyagutwaye amafaranga cyose ucyandike cyose. Naguze ikarita yo guhamagara y'ijana cyangwa mituyu, ubyandike. Nateze igare, ubyandike. Naguze fanta, ubyandike. Nahembye untwariye imizigo, utwaye ibyo naranguye, ubyandike. Ibyo byose ubyandike, nurangiza utotereza ayo byagutwaye. Ubwo nari ntarajya ku ruhande rw'ibyinjiza. Hanyuma buri umwe twicare, nkamubwira ngo ibi byayatwaye, ni iki wareka ntugire icyo uba, kandi aya ngayo ukaba uyazigamye. Mu buryo bworoshye bwo kuganira, ni iki ureba wareka ntugire icyo uba, kandi ukaba uyazigamye. Umwe nkamubwira nti se sha, ko wahembye 300 wakwikorereye utarwaye umugongo, ufite umutwe, ayo 300 utayinjije, utarawe umukire, iyo wikorerera harya wari kubiki? Ayo 300 ntaba yahamye mu mufuka wawe. Ko ndeba se mituyu yigura kabiri rimwe mu minsi 2, harya ubu ngubu ukoresheje ku buryo yigura rimwe mu cyumweru, ubwo ni iki ubuvugiraho kikwinjiriza? Si amakuru ki, si Marita yari yambaye iki, si mu bukwe byagenze gute, si ku rusengero byagenze gute, si ibyo byose byinjiza iki? Pasiteri buze kumfasha wenda abantu bataza kugira ngo kuba turenda kubazana n'abandi mahame agize, kuko nabyo ni byiza, ariko biranahura cyane n'amahame tumaze igihe tuganiriza abantu. Wa mwitozo twarawukoze, noneho tumaze kuwukora nabo twemeranya ibyibanze bikwiye gutwara amafaranga koko. Twemeranya n'ibindi uzajya ujyamo ukaza kutwihanaho ko wacumuye, kubera ko tubishyize ku ruhande. Tumaze kuwukora rero, nicyo nashakaga kuvuga, byaduhaye umusaruro rwose mwiza. Ubwo ni ukuvuga wa mwobo twarohagamo tugerageza kuwusiba bishoboka, hasigara bikeya by'ingenzi bidutwara amafaranga. Icyo tukivuyeho tugaruka noneho kubiyinjiza. Ikibazo kikaba kuvuga ngo ayo mbona ndayahingira. Ese en parallel hari ikindi nakora kitari bunyicire cya kindi cyanyinjirizaga, ariko nkabasha kwinjiza arenzeho? Mu by'ukuri rero hari ibintu 3 nabonye mu rwego rwo gusiba urwobo rw'ibidutwara amafaranga. Ni ukugabanya ibyo twayatangagaho nk'uko nari mbivuze. Icya kabiri ni ukwiga gukoresha kenshi ikintu, ukongera ukagikoresha
reka ntange urugero kuri Pierre nababwiye kuko we namukurikiranye by'umwihariko. Yego. Pierre naje kumubaza inshuro yaguraga amashati. Ubwo nizere ko munkurikiye ko abantu bankurikiye banyumva. Ndamubaza Pierre amashati wayaguraga inshuro zingahe? Arambwira turumva ubukwe urumva none ndamubwira reka nkwereke twige ubundi buhanga. Fata amashati abiri y'ibirori yashyire hariya uyagenera icyo gusa. Hanyuma dusigarana andi yo mu buzima busanzwe. Nayo ufite tuyarebe. Tumaze kuyareba twemeranya ikintu. Ndamubwira nti nisaza aho kujya kugura indi. Kuko birashekeje ariko reka mbivuge. Buri ishati yishaje bigaragarira ku ikora ry'ishati niho hambere hacika no ku maboko haherera. Yego. Ndamubwira ntibiroroshye. Amaboko natangira gutunduruka ujye uyakunja. Abantu bazi ko abasore bambara batyo. Ikora uruhinduriza. Yego. Urebe ikindi gihe bisunika ya shati utayitaye. Muri exercice twakoranye hari n'igihe yari y'amaboko maremare uyigira amagufi cyane. Icyo nashaka kuvuga muri icyo gihe twamaranye kuko we twabikoraniyeho imibare yarambwiye tuzi ko nje kubona ko burya mu mezi agera kuri 4 hari amafaranga arenze 25,000 nataga ku myenda. Wa mwana wo mu giturage navuze bwa buzima bwe. Urimo urumva abonye ko hari 25,000 yataga kuki ku myenda kuko twaganiriye kukongera kuyikoresha. Ibyo bijyanye no ijerekani mu rugo nibase hari ibintu byinshi umuntu ashobora gusana akongera akabikoresha kandi utabikoze ityo bitwara amafaranga. Yego. Ubwo rero icyo cyari ikindi cya kabiri. Cya gatatu cyari guhindura ikintu ukakibyazamo ikindi. Ipantaro yacitse mu mavi ugize ikabutura ihinduka nshyashya cyane rwose. Bas ukaba wambaye ikabutura wajya ujya guhinga n'ibindi. Ubwo turimo turavuga ubuzima bwo mu giturage. Wa mwenda ugakomeza ukakugirira umumaro aho kugira ngo ibase yamenetse iyo uyishyizemo ubutaka bw'abanyakigali ntibabizi ariko iyo uyishyizemo ubutaka ugashyiramo ifumbire iguhindukira umurima w'imboga. Ishobora kweramo imboga zitari nkeya nazo zikakwinjiriza amafaranga. Iki jerekani yamenetse nuko nguko. Dutangira kuganira ku mpamvu zose zatuma icyacu cyangiritse tugitunganya tukakibyaza undi musaruro. Ikindi gihe abana baza gusanga hari ahantu henshi bashobora kwinjiriza amafaranga. Kuko ubwo reka mbasetse ko mu bimene byibase na jerekani n'ibindi byose n'amapine y'imodoka yabaga yaratakaye ku muhanda n'ibindi byose twafashe hari umwana nzi wabikozemo umurima w'imboga. Uyu munsi uwo murima w'imboga ku mwero ujya umuha 21,000. Yawukikije inkike yo mu rugo ahataragiraga icyo hahingwa ku miyenzi hose ahatereka icyo ikijerekani cyamenetse, ibase yamenetse, indobo yamenetse, ikipine yabonye. Nza gusanga burya ni mureke twemere kuganiriza abantu guhindura imyifatire yacu ku mikoreshereze y'amafaranga cyane rwose. Tugabanye ibiyatwara birashoboka cyane. Ubwo ibyo turabivuga ku rwego ruciriritse rw'abo bana ariko no ku rwego rw'abakuru nkatwe natwe byatugirira umumaro. Yego. Icyo kintu rero nacyo cyaramfashije cyane. Ikindi mu rwego rw'imikoreshereze y'amafaranga burya ugomba kwirinda kuzigama kubera kuzigama ukazigamira ugamije gushora. Ariko niyo ntabwo ikabigamije gushora. Yego. Kimwe n'inguzanyo. Ukaguza ugamije gushora hazakubyarira inyungu zigushoboza kwishyura. Yego. Naho ubundi iyo watangiye gutekereza ko ubayeho neza ugatinya ko nuseruka abantu bari bukugaye ukaguriza kugira ngo useruke neza, ushobora gukomerwa amashyi cyangwa ukemeza amaso, ariko ukabucukuye umwobo uzakugora. Abagukomeraga amashyi ejo bakakubura cyane bakavuga bati mbese nuwo kubera kuzaba bategeye amashyi utangiye kubasaba cyane. Ngira ngo tutarakomeza nagira ngo nsabe Joseline ku buhanga bw'ibyuma banze tubwirira abadukurikiye nimero bashobora kutwoherezaho ubutumwa bugufiya, babanze abantu babe batubwira uko barimo kubyumva, hanyuma tuze turakomeza kugenda tuganira kuri ubu buryo abana b'urubyiruko, ni kuvuga urubyiruko rukiri rutoya nk'uko twabivuze,
rushobora kwiteza imbere, kuko iyo wihaye intego muri iyi myaka wimenyereza kugira imico ikuganisha mu iterambere, ukagenda urwanya ya mico ikuganisha mu bukene. Kandi uko benshi bazagenda batora, bazagenda bafata aya mahame turimo kuganira, niko bizaganisha no kugutera imbere kw'igihugu muri rusange. Abahindutse umuzigo wa sosiyete bakagabanuka, ahubwo tugasigarana abaturage bafite icyo binjiza, bafite icyo bamariye aho bari, bafite bikagera naho noneho n'igihugu cyose muri rusange tuhinduka abantu b'umumaro, n'igihugu kishobora gutera inkunga mu bindi bihugu. Reka kakaruhuko twari tugikomeje, urimo kutubwira uru rugendo mwagendanye n'uru rubyiruko. Yego, murakoze cyane. Nari ndiho twari tuganiraga ku cyo twatekereje dukwiye gukora kugira ngo tugabanye ibidutwara amafaranga. Ariko ndabibutsa ko twahereye ku kuvugana narwo ko twaje kwemeranya ko burya mu buryo bumwe cyangwa ubundi amafaranga kuyabona bishoboka. Bityo kubera ko kuyabona bishoboka, iyo ugabanyije ibiyatwara ubasha kuzigama. Yego. Buriya urubyiruko icyo twemeranyijwe, icyo nemera uyu munsi wa none mu mibereho yanjye nahinduye, kuzigama ntabwo burya ari ugusagura cyane rwose. Icyo ngicyo gikwiye kuva muri benshi, kuko icyo dukunze kukiganiriza abantu, kukibibutsa, tukanababwira ahubwo ko biza mu bya mbere ukinjiza amafaranga, utaratangira gukuraho ibindi ukeneye, ugahera ku kuzigama cyane. Rero ubwo turimo kuganira ku byo urubyiruko rwacu rukiri ruto rukwiye kumenya, icyo nacyo niba kigira ihame ry'ubuzima. Reka mbabwire nabyo indi experience yantangaje ku bakozi ba leta. Urumva umuntu yaciye ahantu hatandukanye mu kazi, haba muri leta, haba no muri organisation nk'iriya nkorera. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu cyantangaje. Murabona muri leta hari ibintu bita indisi, ibigo biba biriho bituma abantu bahembwa. Sinzi niba pastor Impabura ari bumfashe gusobanura neza ibyo ari byo, ariko buriya imishahara biri ku bipimo bitandukanye. Yego, ku bipimo bitandukanye. Hanyuma no mu nzego z'ikigo, bitewe n'uko uri officer, uri assistant, uri directeur cyangwa uri directeur general, cyangwa se no kuzamuka hejuru, nabwo imishahara ikarutana. Yego. Noneho ukazasanga Nkuranga, ubwo ndivuze njyewe nitwa Nkuranga Theogene, ariko tubona pasteur Nkuranga Impabura, Nkuranga wavugaga ni Theogene nyine. Ukazasanga Nkuranga wari officer bamugize directeur, bamukura kuri 316 bamushyira kuri 473. Urumva ko umushahara we wiyongereyeho amafaranga hafi 150 n'ibindi. Yego. Umuntu abitekereje, kandi wenda ugasanga kuri office yarahamaze imyaka 3. Yego. Ariho atunze urugo, arya akanywa, basi bamwongeraho 150 ngo inzu ikaba atakiyikwirwamo. Ikavuga ati ntago nakomeza gutaha mu manegeka ndi directeur cyane. Akanakubwira ko no mu modoka rusange atagikwirwamo. nta directeur utega bus. Wazaza kureba ukazasanga ubwo buzima yihaye buramutwara arenze 200 ko yakoreshaga, kandi we bamwongereye 150. Urumva ko directeur agiye gukena kurusha office. Yego. Iki nkivuze muri ubu buryo kugira ngo nongere kubwira urubyiruko rukiri rutoya, nibura icyo kintu barushaho kugitekerezaho. Ni umutego abantu benshi baguyemo. Nge ndibuka, simbizi niba ntacyo bitwaye, ariko hari umwe mu bana, kuko nari umuyobozi we, nagombaga kumusinyira kuri credit. Kera Banque Populaire igeze kuza ikuba inshuro 12. Nizere ko hano kubivuga kuri nta kibazo rwose. Ikuba inshuro 12 imishahara. Iyo ni reality abantu banyuramo. Ikuba inshuro 12 umushahara, avance sur salaire. Yego. Umuhungu araza ansanga mu biro, arambwira rero ati, muyobozi, ngiye gufata credit. Ati nagira ngo nsinyire, byari ngombwa ko tumusinyira kugira ngo twangaje ikigo, ukora umukozi wacu n'ibindi. Arambwira se shaho ugiye gukora iki? Ati ngiye kugura imodoka. Yo kugira itesa.
ati yo kugendamo yitwa Emmanuel irindi zina sindi burivuge ariko rimwe ni Emmanuel ugiye kugura imodoka yo kugendamo wari ubizi ko iriya modoka ari igitwara amafaranga atari kinjiza amafaranga kuko uzagira karubira essence uyishyiramo uzagira ntorotsi uyikorera izakenera assurance izasaza amapine n'ibindi niba idafite ikikwinjiriza uyu mushinga ukoze urakujyana mu bukene yego na amahirwe banki yatanze yo kuba baguha credit yahembwaga 317 yari officer bakuba 12 hafi miliyoni enye zigenda kuboneka bityo akaba yabona imodoka itari nshyashya ariko akaba yayo muri iriya myaka yatambutse 2007 n'umunani yego ndamubwira rero kubera ko papa wawe muzi ndabyemera kugusinyira ariko nkeneye kumuhamagarira tukaganira nawe araza ndamuhamagara ndamubwira nti nagushakaga n'umuhungu wawe ati se yakoze iki mwaka byara mwe nawe nabashaka ngo tuganire hanyuma mu kuganira nyine ndamubaza se muze yarakubwiye umushinga afite nti afite igitekerezo cyiza cyo kugura imodoka yaje gusaba avance sur salaire kugira ngo saramubaza atari gusha ukirara mu cyumba cyanjye ntuhaha ntuguze n'intebe icyambere ugiye kugura n'imodoka arambwira ati umunsi uzayimusinyira uzambwire mfite mwirukani wanjye Emmanuel turaganira ndamubwira nta kindi wakora cyakwinjiriza cyangwa se iyo modoka ntiwahindura nibure ukavuga uti ni taxi voiture igiye kubikora nayifite yinjiza biri ngombwa kwinjira mu ncamake rero icyo nashakaga kuvuga niki nuko icya kintu navugaga cy'uburyo tubayeho dukoresha amafaranga dukwiye guhindura imyumvire yacu ku mikorere umuntu ntiyibeshye ko ubwo yinjije 5 by'ikirenga agomba kubaho n'ubuzima bwongereyeho 5 kuko ntibikunda ejo hari igihe bidakunda bakabifunga kandi ibisohora amafaranga byo bitahagaze ibyinjiza byo bitakiri byinshi ngiye impamvu ya mbere yo kugira ngo turusheho kwigisha urubyiruko rwacu uburyo bwo kubaho no gukoresha amafaranga twiga gushakaho ibyinjiza byinshi twiga kugabanya ibiyasohora abantu banabaho mu buzima butarenze ubushobozi bwabo cyane ngira ngo utarakomeza sinzi niba hari ubutumwa bwatangiye kuhagera kugira ngo ubutumwa ni bwinshi rwose yego biraza kunsaba kugenda ndobanuramo nka butatu tubwire nka butatu busubize hanyuma dukomeze. Arabagize ati mwiriwe neza ni Etienne erega ikibazo ntabwo ari ukwanga gukora ahubwo ikibazo urubyiruko rufite nako kazi cyangwa igishoro murakoze ushobora kuba narakaye yego Etienne turabyumva. Mwiriwe neza nitwa Christian ndakora habona amafaranga ariko uko nyabona niko agenda simenya aho anyuze gusa ndayabona pe mumbwire uko nayagumana nkeka ko narozwe inyatsi. Yego yagize ati nitwa Peter kiganiro sororo kiganiro kiri kutwubaka. Nitwa Rukundo icyo kiganiro kiranyubatse cyane urubyiruko reka tureke ibitatwubaka dutumbire ibitwubaka icyo kiganiro mu gikora ryari ko ngikunze. ngira ngo igihe kijonjora ubundi reka tube duhaye umutumirwa wacu asubiza abangaba ngira ngo Rukundo na Christian na Etienne nibo babajije ibibazo hanyuma undi ngira ngo wavuzemo yari arimo ashimira gusa reka duhere kuri Rukundo. Yego murakoze cyane ngira ngo ubwo Rukundo niwe wa mbere niwe wundi wavuze ati Etienne niwe wa mbere wavuze ati ikibazo si ukwanga gukora ahubwo nta gishoro
nta n'akazi niko ati nta yavuze. kazi nta gishoro. Kandi wa mugani nk'uko yaravuze wumvaga nyine abivuze asa n'ubabaye. Yego. asa n'ubabaye. Ariko nabayeho umuyobozi w'ishuri ryisumbuye. Yego. Muri 2003 na kane nari directeur w'ishuri ryisumbuye. Yego. Noneho tuza kuza mu nama n'umuyobozi mukuru. Abantu barira batari ko se ugira ngo akazi kacu nayo duhembwa. Aratureba arangira atubwira ati ariko ko mbona mukiri bato ntago muzi igisobanuro cy'akazi. Akazi si icyo ukora ni icyo ukuyemo. Wabonye aho ajya kuba umuyede byamwinjiriza arenze kera baduhembaga 36 directeur w'ishuri rya secondaire licencié intangira buryo bampembaga 36. Hanyuma aratubwira ati bonye aho ujya kuba umuyede ukahakura 50 uyivunira iki uhama kugira ngo hari wakubuza. Akazi ntabwo ari icyo ukora ahubwo ni icyo ukuyemo. Ni icyo ukura. Reka mbwire Etienne kubura akazi ari uko yadefinishije akazi nabi. Ari uko icyo yita akazi kuko se nta muntu nta muvandimwe uyu munsi ufite imodoka ye wigeze gukora ubuyede kugira ngo abone uko akorera permis y'imodoka. Ugira ngo ngewe se si uko nguko byagenze ahubwo. Urumva urwo ni urugero rworoshye. None se ubu Etienne yambwira ngo akazi karabuze abura naho akora ubuyede. Akazi karabuze abura naho ashobora kuba yahinga izo mboga mu ipine cyangwa mu ibase. Akazi ikibazo ni cya umusingi. Niba ari umuntu w'umusore ufite imbaraga ngira ngo biri kuri YouTube ntibibi cyaha nta bakomera ku rwego rukomeye barigeze no guca mu kazi ko gukora mu ngo cyane rwose. Biterwa n'icyo umuntu agiye kudefinisa agiye kwita akazi. Ubwo reka nsubize ntyo Etienne icyaga biri mubwira igishoro nacyo kiboneka kivuye muri ka kazi wakoze. Nibwo ugira icyo winjiza ukagira icyo wizigama kikazakubera igishoro kuko nkunda kugira inama abantu ko udahera ku nguzanyo. Yego. Kuko icyo twakibabujije inshuro nyinshi. Ntabwo rwose umuntu akwiye guhera ku nguzanyo. Ugitangira umushinga ukishakisha utarafatisha ngo uhere ku nguzanyo. Abenshi babitangiye gutyo barafeirinze. Abenshi babitangiye gutyo barafeirinze. Abananiwe kutwumva ahambere atekereje hakaba kujya kuguza ntago umusaruro wabaye mwiza. Reka rero ntinyuke mbwire Etienne ngo ahubwo natinyuke tuzi twose. Yego. Ntabwo hazabura akagira icyo kamwinjiriza. Nicyo gisubizo cyoroshye giyewe namuha. Yego. Hanyuma Rukundo ni wavuze ati mfite ikibazo cy'uko genda akora n'amafaranga nkayabona ariko menya nararuzwe inyatsi. Ni Rukundo? Ni Christian. Ni Christian. Ubwo pastor azadufasha shake abigisha kubyo abantu barogwa ariko giyewe inyatsi sinyemera. Iki kiganiro byagorana kugitegura. Jewe inyatsi sinyemera. Nari mubwiye reka mpere kuri je nahereye ntangira gukora nahembwaga 23,000. Ubwo jewe ngiye guhera kuri jewe. Nahembwaga 23,000 tugakodesha Kabutare muri ari y'amacumbi y'abarimu tukahishyura 11. Ubwo no kuvuga hasigana 12. Bukeye pastor aratuzi twese tuza kujya inama noneho mbwira mugenzi wanjye. Yego. Ndamubwira nta mpamvu yo kugira ngo utange 11 byawe na 11 byanjye yinzirimo ibyumba birenze kimwe jya hariya. Ubwo noneho bya 11 ndatanga 5,500 nawe utange 5,500 ayo tuzigama abe yiyongereye. Reka rero nibwire Christian icyo nigiye muri ubwo buzima butoya ni kumenya gutegura ingengo y'imari no kuyigenderamo. Yego. Niba ayo yinjiza ayazi yicare avuge ngo durayinjira naya ngaya. Yego. Hanyuma ayagenera hwajye kandi abyandike niba azi kwandika. Namara kubyandika
ajye yicara avuge ngo iki kirakwiye n'ubukode bw'inzu kuko ntaba hanze reka nkikore, no guhaha reka nkikore, kugura imyenda se biri ngombwa, gutwerera se biri ngombwa, gusengera se biri ngombwa, telefone ihenze se biri ngombwa ko zose zitaba. Hanyuma iyo umaze gukora uwo mwitozo wa wundi navugaga wo kugena ibyinjiza amafaranga n'ibiyatwara, ukagenda ukuramo ibitari iby'ingenzi, nyatsijyana nabyo, nicyo gisubizo namuha cyane rwose cyane. Ngira ngo undi noneho ni Rukundo, ariko nawe yasaga n'utanga inama, yavuga ati iki kiganiro kiranyubatse, ati kiba kuwa kangahe? Ni kuwa gatandatu guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro. Ikindi yavuze ati mureke tuve mu bitatwubaka dukora ibyubaka. Iyo ni inama nawe yatanzeho n'umusanzu we, Imana imuhe umugisha. twafata ndetse imwe wenda, yego imwe cyangwa ebyiri nta kibazo. Yego, hari undi wagize ati mwiriwe, nanjye ndi kubumva pe, inama mutugira niyo rwose, ariko njye mfite ikibazo, ndi umwana w'umukobwa nize umwuga ariko simfite amahirwe yo kuwukora kubera imibereho yo mu buzima busanzwe, mfite imyaka 24, mwamfasha iki kugira ngo nanjye ndebe ko natera imbere nk'abandi? Hari undi ugize ati nitwa Daniel Kinyinya, yego, turabashimiye ariko mumbwire nk'umushinga umuntu yakora afite 100,000. Ayo yose umukire n'umuherwe, ubu ni umuherwe, arahera mu byiciro byo hejuru. Mumbwire umushinga umuntu yakora afite 100,000. mwiriwe, nitwa Noheli, ndi Karongi. ngewe ukuntu mbyumva, ndumva kwikorera utuntu twose ari byo bikwiriye gufasha. Kwikorera utuntu twose nibyo bikwiriye gufasha. Duhere kuri wa mukobwa wize umwuga ariko akaba nta mahirwe yo kuwukora kubera imibereho. Icyo yavuze nicyo navugaga ko usanga hari imbogamizi igiba ku bantu benshi, ariko iyo bagize amahirwe yo kuganira n'abantu birushaho kubungura ibitekerezo, bikaba byaborohera kubona inzira yanyuramo, kuko aravuga ati jyewe n'umwuga narawize, yego, ariko hari ikibazo mfite, nta mahirwe yo kuwukora ndagira kubera imibereho ingoye. Ngira ngo niko numvise, niko yavuze rwose. hari benshi rwose twahuye kuko bafite imbogamizi zenda gusa n'izoze, kubera ko rimwe mu mahame y'ibanze twari twihaye yari yo kuvuga ngo twirinde kugira ugira icyo ahabwa cy'impano cyangwa inkunga kugira ngo tutayobya imyumvire y'abantu. Yego, noneho nabo bikaza kuba ngombwa ko dutangira rwa rugendo rushingiye ku bitekerezo. Yego, akakubwira ati jyewe reka ntange urugero, Gicumbi hano mu murenge witwa Bukuri, yego, muri Gicumbi hari umwana wari urangije ubufundi, aribwo yize construction. Yego, hanyuma ariko aravuga ati no kubona nivo, no kubona umwiko, no kubona byarangoye kubera nyine ubundi buzima bw'imibereho. None umwuga kuwutangira byarananiye, ariko metero biransaba umwiko, biransaba tuza kugira Imana haza kubaka amashuri ya 9, kubakwa amashuri ya 9. Ndamubwira nti kuko ari amashuri arimo kubakwa ari n'umuganda wa leta, hari ikintu cyoroshye, kuko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze burimo gushaka umuhanga wayobora abantu bo mu muganda mu gikorwa iporute volontaire, kandi warabyize, ubabwire ko ikikugoye ari biriya bikoresho, ntusabe igihembo uyu munsi, ariko urahakura ibikoresho, havana umwiko, havane nivo, umuhungu aragenda arabikora, ahakura, nabo bahita babigira vuba barabimuha cyane, kuko byari bikenewe kugira ngo icyo gikorwa gikorwe. Ariko urumva yemeye kwitanga no gukorera ubusa, uwo munsi nta mushahara agiye gusaba, kuko afite icyo ashaka. Yego, ntabwo ari cyo ndibubwire uyu mushiki wacu uko atatubwiye n'umwuga yize, ariko ndimo ndibaza ngo
narize kudoda nkaba narabuza iyi mashini kandi ariko nkaba mbishoboye nazenguruka amatoriye y'abantu nshaka ko mfasha kudoda nta gihembo ndi bumugirire kugira ngo musabe gusa ikiraka cy'umwe kiri buze ninkitera anyemera nyishyure ndi bumudodere nta kindi nishyuza akanyangira ni igitekerezo nk'icyo ngicyo nize gukora imikati nabonye hariya ku rusengero iwacu hari umuhungu ufite ntuza yitwa ngo house of cake yigisha gukora imikati njye nabonye abana babiri bicaraga aho ngaho bagacunga abantu baje gukora komande zimwe z'ubukwe gukoresha bimwe byo guteguza amagata aho ngaho noneho bwa mbere akayigukorera ari muri ya nzu house of cake ukazayihakura ukayitwara ukagenda ukayikoresha mu bukwe bikagenda neza noneho bwa kabiri wazana mucuti wawe kugira ngo ajye kuyikoresha muri ya nzu akakubwira atari ko kugira ngo wishyure 70,000 muri ya nzu ko ibikoresho by'25,000 nanjye ukampemba 10 byatuma nkukorera keke imeze nka ya yindi waretse nkaza nkagukorera iwawe ibikoresho ukabigura kuko nta mafaranga afite akaza akabigukorera iwawe byacuma akaritwara urumva ko aho kwinjiriza amafaranga habonetse n'abana nk'abanenze nubwo arimo arangiza business ya wundi ariko wundi nawe afite abandi bakiriya nawe yifite bakiriya abana akorera ababashije kumwemerera n'abana nk'abanegewe nabo yego agatangira gutyo bikarangira nawe yubatse business muri bya bintu yari yize urwo ni urugero rwa kabiri natanga nkorana n'umugabo w'inshuti yanjye ufite salon de coiffure mu bucuruzi bwiyongera ku kazi yego ufite salon de coiffure hari amasaha agera abakuwaferi bakaruha bakajya kurya hagati ya 6 na 8 akenshi yego abahungu babizi yicara harya akaba yaramubwiye ko yabyize rimwe yaranamweretse ko azi kogosha 6 yajya kurya akagusigira mashini umukiriya uje aho ngaho icyo kiraka nawe ukagitera ni kimwe n'abaroba kuri moto akaba adafite moto ariko afite permis akicara aho ngaho nijoro mu gicuko aho atari bukore ndimo ndatanga ibitekerezo byo kuvuga ngo niyemere kwaguka mu bitekerezo bitewe n'umwuga yize niba tabashije kubona ibikoresho ariko ashobora gukorana n'abandi babifite ukemera guhendwa mu itangira ugakorera duke ariko twaduke tukugeza ku kinini ikigoye nibyo navuze ni ukumva koko ni umutima wanjye ibinda bihaze ndashaka impinduka ntago umuntu abura uburyo icyo cyo nagihamya kera najyaga ngira impungenge zo kubihamya ariko icyo maze kwiga mu buzima nagihamya abakoze undi yari Daniel w'ikinyinya yavuze ati ngo umushinga w'ibihumbi 100 koko ati mumbwire umuntu yakoramo iki hari umwana ucuruza amatelefone hano mu mujyi ubwo mpese ntekereza ngo iyo yaba turi kumwe ahangaha ngo amubwire uko yatangiye amubwire naho ageze ubacuruza telefone mu mujyi atangira yari umwarimu muri materinere kuko twafatanyije urwo rugendo numva nabwo kuko jewe mbikora mu kazi ariko naranahinduye no ku rusengero abankundiye urwo rugendo turarukorana n'urubyiruko yego ni dirije wakorera bacuruza amatelefone mu mujyi ntabwo ntekereza ko atangira yari afite ibihumbi bigera kuri 73 ejo bundi tuganira ntabwo abuze miliyoni zigera kuri 5 n'igice niba urugendo mwararugendanye uruciyemo mu ncamake kugira ngo bifashe uyu Daniel n'abandi batekereza ko amafaranga make bafite nk'ibihumbi 100 atayibwe n'icyo abyara yarebye ubucuruzi akunda yiyomeka ku babukora mu nzu yawe aho ucuruza amapiyese 80 amusaba gushyira 5 ye yonyine hanyuma akishyura pourcentage ntoya ya 5 yayagurisha inyungu abonyemo ikaba ashobora kumubyarira 6 inyungu yajya kurangura akamuzanira ya 7 ejo akamuzanira ye 8 bukeye atera akameza iruhande rwa kawa mugenzi we bakoreraga ubucuruzi birangira uyu munsi bimaze kumubera ubucuruzi bufatika ari mu kagiwe afite ahe iyo nkeneye telefone yingi niho nayiguze ndamuhamagara nkamubwira n'abandi twese abamenyanye nabo ngubu n'umuntu wizewe ubwira uti mpa telefone yewe turanamuguza n'amafaranga kuko ageze ku rwego rwo kumuhamagara ukavuga uti reka rero mbwira Daniel ko 100 ari menshi ni menshi ahubwo akunze iki agishakireho amakuru
hanyuma atangire ni ruto ikigora abantu ni ugutangira gutekereza gucuruza akishushanya nk'uwagezeyo. Nicyo kintu cyangiza abantu benshi kugeza uyu munsi amaze kubona. Niyo kibitangira agahita atekereza ko nawe azagenda mu modoka nk'iyo bimazemo imyaka 10 kuko bose bitwa abacuruzi b'iki n'iki, ariko iyo myaka 10 ntabwo azi intambara yahuye nazo. Akamera nka wa mu office twahoze tuvuga uhindutse directeur agahita azamura ibiciro byihuse cyane. Rero nitudakunda guhindura imyumvire nabonye bizatugora, ariko rwose ababikunze bibyara ubuzima. Ubwo Daniel nanze kumubwira hari n'abandi benshi. Hari umuhungu umaze kuzuza inziga hanga kandi yatangiye acuruza imifuka 3 y'amakara. Icyo gihe umufuka yawuranguraga 12, 336 ziniya. Nawe ni umuririmbyi wacu. Daniel niba ari umukirisitu adusuye mu Gatenga nazamwicaza n'abo bahungu barenze 4-5 bakaganira bakamubwira aho batangiriye naho bageze akareba uko ubuzima buhinduka. Ariko ubu ngubu iyo mifuka y'itatu nta numwe yajya gatangaho 300 ngo umupakurure. Yarawipakururiraga nayo 300 akayasigarana. Wamubwira ngo iwawe ukeneye akawuterura akawutwara akawukuzanira. 500 yari kwishyura transport nayo akayasigarana. Ubu ngubu yujuje inziga hanga. Uvuze ziniya nibuka ko nigeze kuhatura umuntu wankodeshaga, umubyeyi wari nyirinzu nge nakodeshagamo. Yakoraga akazi ko gucuruza imifuka yashizemo ibintu, imifuka y'imivide akayirundanya ahantu hirya no hino aho bayigize akayicuruza abandi bakeneye ibyo kugira. Ariko yari afite amazu atandukanye mu makaritsiye atandukanye mu mujyi wa Kigali, business ari ugucuruza imifuka. Ubu nawe Daniel wenda n'undi tuvuge itekereza uramutse ushatse kurangura imifuka abantu bavanyemo ibintu ni nko kubakiza umwanda. Imifuka yava mu 100 yaba ari hafi kontineri yose. Wayicuruza ukabivana n'ibintu bitandukanye. Ntabwo kubwiye ngo ni iki n'iki, ariko ayo mafaranga 100 ashobora kukubera imbuto wabiba ikasarura byinshi. Hari wagize ati mwiriwe, nibyo izo nama ziratwubaka, si urubyiruko gusa n'abakuze turi gukuramo impuguro z'uburyo twubaka izacu. Hari imyobo twajyaga twirohamo, ariko ubu ngiye gutangira kuyisiba. Ni Reveriye i Muhanga. Nakoze cyane Reveriyane. Ngiye gutangira gusiba. Reveriyane ati ntabwo ari iby'urubyiruko gusa ahubwo biranafasha n'abandi bakuze. Ati imyobo najyaga nirohamo ngiye gutangira kuyisiba. Yesu ashimwe bene da, Imana ibahimpere umugisha ubw'impanuro zanyu. Ni Valeri. Chantal arakoze cyane. Reka tumushimire ko yakurikiye kandi neza. Hanyuma ikindi gishimishije nuko mu bibazo afite abajije yifitemo ibisubizo. Yavugaga ati natekereje kuzaba umushoferi, nkorera provisoire sindabona permis définitif. Ariko nyine hagati aho ndahura n'abantu banshi intege. Numvira banshi intege cyangwa nkora icyo nkunze. Ubundi nicyo kibazo yabajije. Ariko urumva n'umutima uri muramubwira igikwiye kuko mu kibazo bwabyo harimo igisubizo. Nakora icyo akunze. Niko bigenda. Hari kera ngewe aho mvuka barambwiye ko gusenya bindeba no kuvoma. Ariko ntawe ari kunkubitira gusasa gukubura no kumubisegase. Ni mu giturage yo mvuka niko byari bimeze. Ntawe ari kunkubitira gusasa gukubura. Hari ibyo bari barambwiye ko bitandeba, ko bireba bashiki banjye. Icyo gihe twarakirenze kuko isi yagiye iducarenjinga. Uwabwirwaga ko umugabo ahahira urugo umugore akarwitaho rukamerera neza agasigara ntawe afite, akaba ari ugomba kuruhahira. Bari barabwiye ko hari imirimo y'abakobwa y'abahungu uko niyo y'abakobwa ukwabo tuza gusanga abakobwa bakora neza imirimo y'abahungu kurusha abahungu cyane rwose. Tuza gusanga n'abahungu bakora neza iy'abakobwa, kandi byari birimo n'ubusambo. Nigeze kubiganira nabo mu rugo ndababaza ntariko reka mbabaza. Iyo mugeze muri restaurant hateka nde? Restaurant nyinshi hateka abagabo. Kuko ko guteka kwinjiza amafaranga. Hanyuma iyo tugeze mu rugo
bisaba ingufu nyinshi ariko bininjiza amafaranga. Ariko wa mugabo iyo ageze mu rugo agereka akaguru ku kandi ngo nibamutekere, kandi muri resitora bikora neza kandi abikora. Icyo nashaka kuvuga kuri Chantal ni iki ngiki, nakurikira icyo akunze. Yego, burya icyo ukunze urakinoza. Yego, kandi iyo ukinogeje kiragutunguka kubwa neza. Nta mpamvu yo kumva bamuca intege niba aricyo yumva akunze. Cya kabiri yavugaga atari ko ati umuntu ashaka gukora umurimo ubucuruzi, usanga hari urucantege rwinshi. Yego, reka nabyo mbihere ku kindi kintu gishekeje nanjye cyambayeho. Yego, naganiriye n'umuntu kuko nabonaga porogaramu turimo gukoreramo irimo igana kurangira. Yego, nkanareba n'imyaka ngezemo. Iyo umuntu yageze mu myaka, abantu basigaye bandika batanga amatangazo y'akazi bagashyiramo imyaka, ugasanga iyawe bayikuramo akenshi biba bikubwira ko ukwiye gutekereza ahandi ugana. Yego, noneho ntangira gutekereza ko umuntu akwiye gutekereza ikindi cyo gukora. Nk'uko teori zibitubwira, ntangira kwegera ababikora kugira ngo banshakire bampe amakuru. Yego, buri wese negereye akambwira ati gashoboye ko ari indyankurye wakihamiye mu kazi. ati ibintu by'ubucuruzi urabishaka iki ko ari indyankurye wakihamiye mu kazi? Ko ari buri wese. Noneho nza kwicara uriya mwana namubwira gucuruza amatelefoni. Yego, ndamuganiriza kuko nyine nawe yabigiye amasigaye akorera hariya mu mujyi. Ndamuganiriza ndamubwira nsha bene data kanaka nabegereye, barambwira bati ibintu bimeze nabi, komeza urwanya ushakisha ikindi ahandi uzabona akazi mu gihe iyo porogaramu izaba irangiye. Ariko arangije aranseka atari ko ati anyita papa kuko ariko twasezeranye. Amfata nk'umubyeyi we. Yego, ati dadi, ati nkwibarize, abo bose bakubwiye ko ari indyankurye ko batakavamo? Umuntu arakubwira ati bakubwira ko bari mu kwitegura. yarambwira ati ko batakavamo. Akomba ndakumvise. Akurikizaho ikindi, arambwira ati ko ntawe urava mu modoka ahubwo bagura nziza kurutaho. ubwo nuko ibintu birimo bigenda nabi, biba nabi cyangwa birimo kuba byiza. Byarushijeho kuntera gutekereza. Icyo Chantal rero yavugaga ni iki ngiki, ukurikira inyungu. Iyo wamaze kwiga neza isoko ukabona icyo uzakora kizakubyarira inyungu, ntago wita ku bicantege kuko hari impamvu nyinshi zituma ubwo buhamya butari ukuri ububona. Sinzi niba uburyo nshubije cyumvikana neza. Ndibaza ko cyumvikanye. Ibitekerezo afite, inama nyinshi z'abantu nazigabanya, ahubwo kugisha inama kuri urwo rwego. Icyo ukeneye no kubanza ugatera intambwe, ibindi ukabinoza urimo, kuko urucantege rw'abantu rushobora gutuma udatera intambwe ngo ugende. Kandi nanone si ngombwa yuko ubyumvikanaho n'abantu benshi. Niba nabyumvise Chantal, birasa naho ukiri mutoya, wenda uwo mwakabaye mubyumvikana n'uwo mwashakanye. Ariko niba ukiri wenyine, ukiri umukobwa w'inkumi w'ibana cyangwa ubiwabo cyangwa ubana n'abandi, icyemezo cyawe nicyo cyangombwa. Ukegeranya amakuru, ukabanza ukareba amakuru atandukanye, icyo ubona washobora wakunda ugatera intambwe ukakijyamo. Ngira ngo nicyo twamubwira. Hanyuma hari n'ikindi wenda, nk'uko aba ashaka gutangira akazi. Yego, hari igihe akubitana n'abantu bakavuga ati ikibazo si uko bavuze ko adakwiriye kubijyamo, ahubwo baravuga bati ntunabishoboye. ukabona basa nk'aho bamugiriye impuhwe uruhande rumwe, nyamara impuhwe bamugiriye ntacyo ziri bumwungure, ntabwo ziri bwinjizaye. Mbwira. Hari undi wagize ati mwiriwe, nitwa Theo, ndi i Musanze. Mu by'ukuri koko nsanze dutanga amafaranga menshi gutega imodoka ahantu bidakwiriye, amafaranga muri telefone. Hari ibyo natakazagamo amafaranga, ariko muranyubatse. Imana ibahe umugisha. Akuze cyane Theo, nawe Imana iguhe umugisha. Emmanuel Ngoma arakoze cyane kuko nk'uko abivuze afite akazi akora. Yego, ni akazi ko kogosha. Ariko imbogamizi afite, aravuga ati zubakiye ku kuba icyo ninjiza muri ako kazi n'ibiyatwara buri munsi bituma bintera kubona ko ayo nizigama atamfasha kugera ku ntego. Yego,
akavuga ati mwangira nama ki. yego inama zimwe zikubiye mu byo twaganiriye kare ni ukubanza agasuzuma neza niba ibiyatwara byose bikwiye kuyatwara koko, akabanza akareba ibiyatwara bidakwiye akabikuramo, ibyo byakongerayo kuzigama. yego ariko inama ya kabiri iravuga ngo ubwo ngubwo kogosha ntibihagije, kubera ko umusaruro wabyo utarimo kumugeza ku ntego. bivuze iki? cyangwa aho abikorera ushobora gusanga hadahagije. bivuze iki? natongera igihe cyo kugera kuri ya ntego ngo azabyirukanye inyuma imyaka myinshi, aratekereza ku guhindura kimwe mu byatuma umusaruro wiyongera. yego ni ukutubakira ku kintu kimwe. abahanga mu bijyanye n'ubucuruzi, ngira ngo ibyo hari ahandi wenda mwarabiganiye, ariko kimwe mu bintu bajya bagiraho inama umuntu ni ukutagira inkomoko imwe y'umutungo. kutagira inkomoko imwe y'umutungo ni ukuvuga hirya yo kogosha nakongeraho iki kindi cyamfasha gutuma ya mafaranga nsarura mu kogosha na muri icyo kindi byamfasha kugera kuri ya ntego yanjye. cyangwa se uyu mwuga wanjye ndimo gukora wo kogosha nawukorera he hamfasha kugira ngo umusaruro uva mu rushaho kwiyongera. yego ni ibyo ngibyo akwiye kuba atekerezaho. ndatekereza ko nizo nama z'ibanze umuntu yamugira. ibyo byo kutagira aho umuntu akura hamwe, ngira ngo bayita mu cyongereza babyita diversification, ni uko kugira ahantu hatandukanye ushobora gukura. bajya banavuga ngo niba ufite amagi ntabwo ukwiye kuyatwara mu gitebo kimwe, kuko amenetse ntacyo uramura. utsikiye ufite cya gitebo kimwe, umutungo wawe wose ni nk'ubuzima bwawe bwose buba buhagendeye. ntabwo rero bikwiye kumera gutyo, ahubwo umuntu akwiye kuba yiteguye byibura akaryango ko kogosha kakwifunga, bagasanga hari ahandi wari wahinze urutoki hafi aho, ukaba utunzwe narwo, urutoki byakwanga ukaba wabonye indi seta yo kogosheraho, ibintu nk'ibyo. Jean Claude wihuye yego yari yavuze ati jye mbona ngerageza gukora, ariko rwose ibintu nkora ntiba mu musaruro. yego nkabona icyerekezo, nkabona nta musaruro, nkashora nk'ibihumbi 50 nkabona nta kivamo. yego inama namugira zubakiye ku bintu bitatu bituma ubucuruzi cyangwa ibyo umuntu agamije gushora bivamo umusaruro. nicyo nkora, naho ngikorera, n'abo ngikorera. n'ayo mahame y'ibanze. uricara ukavuga ngo iki kintu ngiye kugikora, ngiye gukora, ngifitemo ubumenyi, kandi nzagikora mu buryo bw'indashyikirwa, ku buryo abagikeneye ari igihe bagana. icya kabiri, aha hantu ngikorera harakwiye. niho njya nkunda gutanga ingero, ubwo ndatekereza ko ntacyo biba bitwaye. abanyarwanda bajya bagacuruza n'inyama z'ingurube, babyita akabenzi. yego ntabwo ntekereza ko utuye umuganda muri ugashyiraho busheri y'akabenzi waba witeguye abakiriya. ku bantu batahazi, ubwo ni karitsiye y'abasilamu. ni karitsiye y'abasilamu, ahantu h'abasilamu ugana i Nyanza mu majyepfo. aho hantu uramutse uhashyize uko wabivugaga, ntabwo wabona abakiriya, kubera ko abaguturiye bakakuhahiye icyo urimo gucuruza. ubwo urumva rero icyo kintu Jean Claude nacyo akwiye kwibaza ngo ibyo 50 ndabishora mu ki, kirakenewe na bande, hanyuma kandi aha hantu ngiye kugikorera niho hakwiye. hanyuma icyanyuma abantu badakwiye kwirengagiza ni n'igihe cyo kugikora. igihe cyo kugikora, iyo turi mu biganiro n'urwo rubyiruko njya mudubwira nti nukenera kureba uko umuntu apfusha ubusa imbaraga ze zose, uzarangure bote mu kwa gatandatu.
boti harya boti uzi icyo ari cyo pasite cyangwa wenda bote nta muntu utazizi izi nkweto z'ibyondo z'imvura abantu bambara mu gihe cy'imvura mu zuba zitwika ntawatinyuka kuzambara cyangwa se urangura imitaka n'ikote ry'imvura mu kwa gatandatu uzatangira kugurisha mu kwa 10 kuva mu kwa gatandatu kugera mu kwa 10 ayo mafaranga ntacyo uzaba winjiza ntacyo yinjije urumva ni ukuzirikana ibyo bintu by'ibanze bifasha umuntu kurushaho gukora neza. Niyo nama nagira Jean Claude. Ngira ngo Jean Claude arabyumvise, ngira ngo na Alex mu kanya cyari igitekerezo yatangaga yavuga kuri kiriya kintu cyo kujarajara ku ntego, umuntu bakahindagura intego afite, ariko yakivuze atakibazaho ikibazo, ngira ngo yashimangiraga ko ari ibintu bitera umuntu igihombo, bitera umuntu ibihombo. Sinzi wenda niba hari ikindi wabivugaho, niba hari n'indi message mu byo wari waduteganyirije wenda tutabashije kuvugaho mu minota igana ku musozo bwatangira tukabivugaho. Yego. Koze cyane. Reka mvuge ku tundi tuntu tubiri nabonye natwo dufasha iyo abantu baganira n'uru rubyiruko rukiri rutoya. Yego. Iyo umuntu amafaranga yatangiye kuza agirirwa icyizere n'abantu. Yego. Iyo abantu bakugiriye icyizere biroroha ko uwo ukeneye kuguza akuguriza. Naje kubona hari ikibazo kiba muri urwo rubyiruko ruba mu matsindaho gukora ku mafaranga no kuyakoresha buri bose baba babiziranyeho, ukazasanga kuko baba bizeye inkomoko y'ayo mafaranga naho bashobora gukura ubwishyu, biborohera gufata amadeni. Biborohera gufata amadeni, bagayafata kugira ngo batwerere. Icyo ni mvugo urimo uracyumva, bagayafata kugira ngo batwerere. Ariko naje gusanga indi nama y'ingenzi, amadeni arahagiza kandi aravuna. Yego. Ndetse bigize ibyago arakunanira ugahinduka umwambuzi, ugatakaza n'ubukirisitu. Yego. Ni byiza ko umuntu utangiye gutekereza kwiteza imbere yirinda amadeni, atagiye gushorwa mu byamubyarira inyungu yatuma yishyura. Rwose pe ibindi ukabifungaho amaso. Ubuzima buba bufite byinshi bukenera, utarabibona uba utarapfuye, nta n'ikiba cyukwirukansa ngo ubibone ako kanya, kuko hari aho amafaranga ya. Ngira ngo mu biganiro twagiye dusobanurira abantu uburyo hari amadeni meza n'amadeni mabi. Amenshi mu madeni abantu bakunze gufata n'amadeni mabi, baba batwara mu bintu bitari n'ibyara umusaruro. Akenshi ari ibintu bitabyara umusaruro, nka rwa rugero rw'imodoka wigeze kuduha, urugero rwo umuntu ufata ideni kugira ngo akore ibirori, ukagira icyo ukabona umusore rwose afata ideni ubukwe bwe, icyo gihe barimo ashyira mu kaga ubuzima bwe buri imbere. N'ibindi bitandukanye. Nibyo bavugaga rero, ideni nubwo riba riturutse mu kugirirwa icyizere, ariko umuntu akwiye kubifata yaritekereje, rigiye kugira icyo rizamura mu kazi ke, mu mikorere ye, atari ryo agiye kwigiraho. Nibyo wigeze kuvuga yuko gutangiza ideni atari byo. Ariko nibwira ko aramutse amaze kumenyera ibyo akora, amaze kubibonera isoko, amaze kwagura ibikorwa bye, akarifata agira ngo yagure ibikorwa bye. Nuko ikindi kintu numvaga nshaka gukangura urubyiruko cyane cyane noneho rw'abakirisitu. Yego. ni ukumenya kubyaza umusaruro amahirwe adukikije dushyirirwaho n'ibyiciro bitandukanye. Akawenda birasaba ko nkavugaho gatoya. Ubwo rwa rubyiruko rwari rutangiye kwifasha kwiga imyuga, twaje kumenya ko leta yashyizeho uburyo bwo kubona ibikoresho by'ibanze biciye muri BDF. Yego. Ariko nkoze ikiganiro nabo batereka reka biriya bintu se birakora, BDF irabeshya ni iki. Noneho ndababwira reka dutere indi ntambwe. Wigendera ku byo nkuranga yakubwiye ubwo yaprayingaga kuri iriya bayita turukiti loan facility. Kuri iyo nguzanyo yo kubona ibikoresho by'ibanze bimufasha gukora umwuga. Yego. Ubwo ntacyo bidutwaye ko nta wiyima umwima hari. Tera intambwe wisabire tukabikora.
uzi ikintu cyantangaje ababikoze barayahawe i Kayonza turabafite, Burera turabafite, Karongi turabafite, hano mu mujyi wa Kigali turabafite, kandi abandi benshi banze kujyayo kandi bari barabwiwe ko ngo bigora BDF. Noneho nza gusanga hari na wigeze kudusetsa avuga ati ariko ati ntimubona ko n'amafaranga ya shitani azazamo ntimubimenye. Nuko nza kureba ndavuga ni byiza ko urubyiruko cyane cyane urw'abakirisitu turwibutsa ko hari amahirwe Imana ikora ikoresheje n'abaruyobora, kuko n'ubuyobozi burya buva ku Mana. Ni byiza ko amahirwe twahawe nk'urubyiruko tuyabyaza umusaruro, ubwo BDF ni gitoya ntanzeho urugero, ariko hari n'ibindi byinshi usanga biza ugasanga abantu ntibabyitaho, ntibabiha umwanya, ntibabikora, kandi ababibyaje umusaruro bikababyarira umusaruro. Icyanyuma gutsinda bigusaba ibintu bibiri. Ibi byose twavugaga abijyamo atari we wa mbere, akeneye kugira akarusho abikoramo kugira ngo azabashe gutsinda abandi ku isoko ry'umurimo. Ako karusho kubakira kuko adahwema kwiyungura ubumenyi no gushaka icyiza kuruta ibindi, akaba ari cyo akora. Icya kabiri byubakira ku bunyangamugayo. Natangaga urugero rw'uriya mwana w'i Burera wageze muri atelier atangira yigira ku bandi kuko yabyize, kuko abaye inyangamugayo kandi yubahiriza igihe. Ubudashyikirwa bwe butuma n'uwadodeshaga ku bandi ari wayoboka, ahubwo bagenzi be bamugirira ishyari. Ni byiza ko urubyiruko ruzirikana ibyo bintu, kurushaho kwiyongerera ubumenyi no kurushaho kuba inyangamugayo, ko ari byo byonyine bizaduhesha imbaraga ku isoko ry'umurimo. Numvaga ari ubwo butumwa bw'ibanze nari nagennye, nashakaga ko tuganira n'urubyiruko. Urakoze cyane, Imana guha umugisha, kandi namwe mwese mwadukurikiye numva twabashimira. Umutumirwa wacu Theogene Nkuranga abaganirije ibintu byiza, ibintu by'ingirakamaro. Mwibuka aho yahereye atubwira uburyo kwiha intego no kugenderaho ari ikintu cyangombwa. Intego ukayihagararaho, ntuhindagurike, ntuyihindure buri uko bukeye. Amafaranga ntamare kuhagera wayegeranyije buhoro buhoro uyazigama, nk'uko yagiye aduha mu buhamya bw'abantu batandukanye, ngo amafaranga noneho namara kuhagera atume uhindura ibitekerezo, utangire gutekereza ibindi utigeze utekerezaho cyane mbere. Nibwira ko twumuvanyeho amasomo atandukanye yadufasha, cyane cyane turifuza urubyiruko rutangiye hakiri kare, urubyiruko rufunguye amaso hakiri kare. Nzi ko mu rubyiruko rudukurikiye abenshi harimo abatangiye ibyo kwirwariza, ariko harimo n'abandi bakiri mu ngo z'ababyeyi babo, hari abandi bakiri mu ngo za bakuru babo, hari abandi bakiri mu ngo za bene wabo, hari abandi bakiri ahantu mutekereza ko babashyirira ibintu byose, usanga ibintu biteguye, icyo ukeneye uragisaba bakakiguha, ariko ukwiye gutekereza ko imyaka yawe yo kwiyubaka no gukora no kwiteza imbere ari iyi ngiyi urimo, ari iyi myaka y'imbaraga. Ntutekereze umunsi uzaba utangiye kwinjira muri 30, imyaka 30, 40 ingahe ngo uvuge ngo nibwo ugiye gushaka akazi ka mbere, ahubwo ukiri muri iyi myaka ukwiye kwiha intego ukayigenderaho, ukiha icyo ukwiye kumenya. Niba ushaka kubona perimi, ukiha intego yo kubitegura, ukabyiga ukabimenya, kandi ukabyiga udasabye. Nibwo uzaba ugenda uzi ko uri mutera intambwe uva ku rwego rumwe ugera ku rundi. Hari n'ikindi yavuze cyo guhindura imitekerereze, ngira ngo icyo ngicyo twakivuzeho. Yaduhaye ingero zitandukanye, guhindura imitekerereze, ugatekereza ko ukwiye gutangira gukora ibikwinjiriza, aho yahereye kare yatubwiye uburyo gukunda umurimo ari ibanze ryo gutera imbere, kandi ko iyo nta ntambwe uteye uba wiyemeje kuguma aho uri. ngira ngo ibyo ngibyo byagiye bidufasha nk'ingero zitandukanye, nk'amahame twagenderaho. Reka ne kurenzaho byinshi, mbashimire, mbibutsa ijambo twasomye tugitangira, ijambo
ry'Imana yadusomeye riri mu gitabo cy'imigani ryavugaga yuko ukoresha ukuboko kudeha azakena, ukuboko kudeha umuntu ugukoresha azakena, ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Muribuka ko iryo jambo dukunze kurigarukaho. Hari irindi ryo mu migani 22:29 ngira ngo rivuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye ngo bene uwo azaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Iyo ugira umwete, iyo ukora utikoresheje, udakorera ijisho, hafi ni imbere y'abakomeye, ni imbere y'umwami, ntabwo ukorera abantu baciriritse kubera umwete wawe gusa. Mu ijambo yadusomeye yavuze ngo usarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura n'umwana ukoze isoni. Imana ikurinde kuba umwana ukoze isoni, Imana igushoboze kuba umwana ufite ubwenge. Reka rero dusoreze ahangaha, nsenga Imana, dushimira umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kwagura uwo murimo murimo gukora, ibahera umugisha muri urwo rubyiruko murimo gufasha, n'urubyiruko rukunda iki kiganiro. Ndizera ko mwarubereye umugisha. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane, namwe Yesu abahe umugisha. Mwami, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye umwanya waduhanye na mwene data Theogene Nkuranga. Turagushimira umurimo urimo kumukoresha muri iki gihugu na bagenzi be. Turasabye kugira ngo uhire intambwe ze, uhire ibyerekezaho amaboko, umuhire mu kazi. Proje igiye kurangira, umufungurire indi miryango. Kandi witeka Mana, urubyiruko baherekeje rukaba rwigejeje ahantu, turasabye kugira ngo ukomeze kurwagura no gushoboze gufasha abandi. Tusengeye abumvise ikiganiro bose, abakuru n'abatoya, abafite imyumvire ikeneye guhinduka kugira ngo babe ibisonga byiza mu byo wabahaye, abo ngabo bashoboze guhinduka. Abakeneye gukoresha umwete, witeka Mana bakangure. Turasabye kugira ngo iri jambo ribe nk'imbuto iguye mu mbibe nziza, ribyara imbuto nyinshi mu mitima y'abaryumvise. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.